twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 12 Werurwe 2024. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 47 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9 n'umurongo wa 12. Igihe Uhoraho yariho ambonekera, umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba, kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro, akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyuje mu irembo ryo mu majyaruguru, antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Ubwo wa muntu agenda yerekeje mu burasirazuba, apima imikono 1000 akoresheje umugozi yari afite mu ntoki. Hanyuma aranjyana anyambutsa ya mazi yangeraga ku bugombambari. Arongera apima indi mikono 1000, ari nako anyambutsa ya mazi yangeraga noneho mu mavi. Arongera apima indi mikono 1000, anyambutsa ya mazi yangeraga mu rukenyerero. Hanyuma apima indi mikono 1000, noneho ya mazi ababaye umugezi ntagishoboye kwambuka, kuko amazi yari yiyongereye aba maremare, aba mbese uruzi rutavogerwa. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu, urabibonye se? Hanyuma aranjyana no ku nkombe y'umugezi. Igihe mpindukiye mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane. Wa muntu arambwira ati, ariya mazi aratemba agana mu ntara y'Iburasirazuba, akamanukira muri Araba, maze akiroha mu nyanja y'umunyu. Yamara kuyirohamo, amazi yayo agahinduka meza. Ikinyabuzima cyose kizaba kiri aho uwo mugezi unyura kizabaho. Amazi azaba menshi cyane, kuko aho ayo mazi yinjiye ayo hasanze aba meza, n'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Ku nkombe zombi z'umugezi hazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa, amababi yabyo ntazigera arabirana, n'imbuto zabyo ntizizahundura. Bizajya bihora byera buri kwezi, bibikesha aya mazi avubuka mu ngoro. Imbuto zazo bazazirya, naho amababi bayakuremo umuti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 46. Uhoraho Mugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Uhoraho Mugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Imana niyo buhungiro n'imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera ubura mu gihe cy'amage. Nicyo gituma tutagira ubwoba naho isi yabiranduka, cyangwa imisozi igatengukira mu ngeri y'inyanja. Ariko hari uruzi rwagabye amashami, agahimbaza umurwa w'Imana, n'ingoro musumba byose irusha izindi ubutagatifu. Imana iba muri wo rwagati, ntuteze guhungabana. Imana iwutabara kuva bugicya. Uhoraho Mugaba w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucenyeye. Nimuze mwirebere ibyo Uhoraho yakoze, ahagarika intambara kugeza ku mpera z'isi. Uhoraho Mugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku 16. Muri icyo gihe haba umunsi mukuru w'Abayahudi, aho Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa Betesida mu Gihebureyi, kikagira amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, barimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema, bose bategereje ko amazi yibirandura. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirandura amazi, maze utanze abandi kujyamo akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ari yo yose. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Yesu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, mubyeyi, singira umuntu ujugunya mu cyuzi igihe amazi yibiranduye. Iyo ngerageje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo. Yesu aramubwira ati, haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Uwo munsi hari ku isabato. Abayahudi babwira uwakijijwe bati, none n'umunsi w'isabato, nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe. Arabasubiza ati, uwangije niwe wambwiye ngo
nimfate ingobyi yanjye maze ngende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo ufate ingobyi yawe ugende? Ariko uwakijijwe ntiyarazi uwamukijije uwo ari we, kuko Yezu yari yigendeye mu kivunge cy'abantu benshi bari aho. Hanyuma Yezu amusanga mu ngoro aramubwira ati, dore wakize, ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Nuko uwo muntu aragenda abwira Abayahudi ko ari Yezu wamukijije. Iyo iba impamvu yatumye Abayahudi batoteza Yezu, kuko ngo ibyo yabikoraga ku munsi w'isabato. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze kuva aha ngaha ufite viziyo, ufite icyerekezo kizima kiganisha ku mukiro, umuti, wivanyemo diviziyo, ibitekerezo bibiganisha ku burozi n'indi migambi yose ya sekibi, kugira ngo Yezu atambuke agukize, hanyuma amara gukira nawe ugakiza abandi. Amasomo kizi byacu duteguriye kuri uyu wa kabiri araryoshye cyane, nawe aze gukuryohera. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti, dore amazi atanga ubugingo. Ku buryo nawe uze kuva aha ngaha wakoze ku bugingo. Ubugingo ni Yezu. Ikizakubwira ko wakoze ku bugingo nuko n'abandi nabo uzabaho ubuzima, bazagira ubuzima bagukozeho, kuko Yezu akoze ku buryo afite shene ya Yezu ntabwo igicika. Iyo umukozeho nawe ukora ku wundi, nawe agahita akira. Yezu atanga umuti. Aya mazi rero yerekeza ku muti. Uze gusoza nawe ubonye umuti. Umuntu umwe yigeze avuga ati, umuntu ntacyo atakora. Aha, niba umuntu ntacyo atakora, byumvikane ashobora gukiza kimwe nuko ashobora kwica. Ese wowe nyuma kumva ijambo ry'Imana, ese sosiyete turimo urica cyangwa urakiza? Uri umuti cyangwa uri uburozi? Ibaze nanjye nibaze. Ndakwifuriza kuva aha ngaha uri umuti uvura. Dore amazi atanga ubugingo. Amasomo yose arimo amazi nk'ikimenyetso, ikimenyetso cy'umukiro. Nawe rero nuyanywa, nuyakaraba, aho yakoresha hose arushaho gukubera umuti, agukize, agusukure. Kuko tubizi nyine amazi ni ikimenyetso cy'isoko y'ubuzima. Amazi avuga ubuzima. Nk'uko twabigarutseho ubwashize, amazi agira ibigize umubiri 75%. Rero iyo ubuze amazi urapfa. Ni ngombwa rero ko aya mazi tuza kuyaronkamo ikimenyetso cya Kristo. Amazi yerekeza gukwivugurura, kwisukura, purification, kunywa, kumererwa neza, ukabaho neza. Ibintu ni bibiri mubyeyi. Mu gihe amazi y'umugezi, y'inyanja, y'ikiyaga ahanagura umwanda ku mubiri, amazi y'abatisimu yo ahanagura icyaha, adusukura kuri roho. Nuko rero ukaba umuntu mushya, ukaba umukristo, ugafungurirwa ijuru. Kubera iki? Kubera amazi. Kuko amazi arakiza. Dore amazi atanga ubugingo. Ngo umuti w'umubiri ndetse n'umuti wa roho. Nabyo twazirikanye mu isomo rya mbere, mu kigereranyo cy'amazi, ukuntu Ezekiyeli ari gutubwira ibyibonekerwa rye, uko Nyagasani amugenda amutambagiza mu mazi, amazi y'umugezi inshuro nyinshi, kugeza igihe ayo mazi abaye umugezi watagishobora kwambuka. Iyi mvugo y'amazi irashushanya impuhwe z'Imana z'igisagirane, zigenda zikora ku bantu buhoro, ngaho mu mavi, ngaho mu rukenyerero, ngaho ku ijosi, umubiri wose. Impuhwe z'Imana zikagenda zigutambukaho buhoro, kugeza igihe zibaye igisagirane. Inyanja y'impuhwe z'Imana bisobanura inema z'Imana, zimeze nk'isoko nyine y'amazi adudubiza. Bityo nk'uko babitubwiye, aho amazi hose agenda anyura hakaboneka ubuzima, hakera imbuto, hakaboneka umuti. Iri somo ryasoje neza, ryasoreje ku muti. Igisobanuro cy'amazi Imana iduha, inyanja y'impuhwe z'Imana, bingana umuti. Amazi tumaze kumva mu isomo rya mbere arerekeza ku mpuhwe z'Imana. Anaho twumvise none mu ivanjiri, iki cyuzi cya Betesida cyerekeza kuri Yezu Kristo umwana w'Imana, ufite agakiza, umukiro. Yezu Kristo ugakiza, kuko Yezu ahageze barakira. Ntabwo bagikeneye aya mazi y'umugezi, aya mazi y'ibiyaga, aya mazi y'inyanja, kuko Yezu ubwo nyine aba yahageze. Yezu niwe muti. Yezu ni ubuzima. N'ikimenyimenyi uyu twumvise muri ivanjiri warumaranye uburwayi imyaka 38 yose, bishatse kuvuga igihe kirekire. Aya mazi ntacyo amumarira hano ku isi. Yarabuze umujugunya mu cyuzi, kuko ngo watangaga mundi ngo yahita agakira. None uyu yabuze umujugunya mu cyuzi. Ese wowe ufite ukujugunya mu cyuzi? Yezu Kristo arashaka gutuganisha ko abantu bano ku isi
bigoye ko bakuvuganira, kuko buri wese nawe yishakira gukora mwake karenge. Biragoye ko wabona umuntu ukujugunya mu cyuzi nta nyungu zindi agutegerejeho. Ariko Yezu, umuganga mukuru, Yezu wa muti arahibereye noneho. Ni Yezu koko twajugunya mu cyuzi koko. Naho abandi bantu ntibazakubeshye, ntihazagire ukurya ibyawe ngo agiye kujugunya mu cyuzi ngo agiye kukuvuganira. Wese yabanje kwivuganira. Nuko rero niba utigerera kwa Yezu birakureba, ngo abatagera ibwami babeshywa byinshi. Rero Yezu amazi y'ubugingo arahibereye, n'ikimenyimenyi ahise amubwira ati, haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Amen. Ako kanya arakira. Twumvise n'impaka byagiye bikurura ngo kubera ko ari ku munsi w'isabato. Nyine umunsi w'isabato ni umunsi w'umukiro, umunsi Yezu atanga ikimenyetso, umunsi w'umuti, umunsi Yezu agira neza. Yezu aje kunyerekana akwereka ko nta kiruhuko agira. Ikiruhuko cya Yezu ni ugukiza abandi. Nta na rimwe Yezu ashyiramo tamoro, nta na rimwe Yezu agira igihe cyo kureka abantu ntibakire. Iminsi yose aba ari gukiza. Nk'uko amazi y'umugezi aho anyuraga hose yagendaga ahagenza neza, umuti ugahaboneka, ibimera bigakura. Nk'uko twabizikaye mu isomo rya mbere, nako muri Evanjiri Yezu nawe Yezu nyirimpuhwe ahanyuze hose haracya, barakira, bera imbuto nziza kandi nyinshi, bakira indwara bari bafite, babona ibisubizo. Ahanyuze Yezu hose bagira ubuzima, kuko Yezu ni ubuzima. Niyo umukozeho nawe ugira ute? Ugira ubuzima. Nawe muvandimwe wabatijwe ugakomezwa ugasukurwa n'iriba rya batisimo, ese nawe uri umuti cyangwa uri uburozi? Kandi byaba ya mvugo yawe umuntu nyine ko umuntu yakora byose, nta cyananira umuntu, ntacyo umuntu adakora. Ariko nageze kwibaza niba nkora neza cyangwa niba ndi gukora nabi. Ngibi koko umuntu yifitemo imbaraga nyinshi ziri ubwoko bubiri, force du mal et force du bien. Hari abahanga benshi bagerageza kuvuga ku muntu, hari abemeza ko umuntu ari ibinyabubiri, aho umuntu ashobora ko yifitemo imbaraga, rimwe n'imbaraga z'ikibi, ikindi gihe n'imbaraga z'ikiza, force du mal et force du bien. Uburozi cyangwa umuti, urupfu cyangwa ubuzima, umuvumo cyangwa umukiro cyangwa umugisha. Ibyo byose rero ni ukugira ngo bituganishe kuri aya mazi. Ese amazi yawe ni umuti cyangwa ni umwanda? Ni ubuzima cyangwa ni urupfu? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore wari mwiza cyane, yari umuntu mwiza, umugira neza, ugwa neza. Nuko rimwe yiyicariye mu rugo iwe, bya bindi by'uko mutindi yanitse ntiriva. Nuko agiye kumva embo matin, agiye ku gipimo, agiye kwipimisha, asanga kera kabaye umugabo we yamuzaniye kabutindi, yamuzaniye indwara kandi itinda no gukira. Nuko wa mugore ariheba bikomeye cyane, uburyo yitwaye neza ubuzima bwe bwose, uburyo agerageza kwitwara neza muri quartier, uburyo agerageza gusenga, uburyo agerageza kwitwara neza uko ashoboye kose. None dore icyo umugabo yamuzaniye kabutindi. Nuko wa mugore arababara cyane bikomeye, ndetse afata n'icyemezo cy'uko ashaka kujya gusaba divorce, gatanya gatandukana n'uwo mugabo umuhemukiye bene ako kageni, cyangwa akaba yaniyahura, ubundi akaba ararangije ubuzima bwe bukarangira aho ngaho akurikije uburyo umugabo umuhemukiye. Nuko ari gutekereza kuri ibyo byose, nuko ari mu ijoro ari gutekereza ibi byose yakwikorera. Nyuma y'uko umugabo amuzaniye iyo kabutindi, aza kugera atya, yari afite nyina w'umujyanama ukomeye cyane, abandi benshi baza kugisha inama. Nuko aragenda maze amugisha inama, amubwira uburyo bwose umugabo yamuzaniye kabutindi, ndetse amusaba n'inama uko yabyitwaramo. Ngana atekereza uyu mugore w'inararibonye, ukurikije uko ajya agira abandi inama, sa n'utekereza icyo agiye kubwira umukobwa we. Bishoboke ko agiye kumwihanganisha, amubwira ati, mwana wanjye komera, nta kundi byagenda, uhebere urwaje, wihangane, ukomere, nta kwivovota, nta kwivumbura. Buri wese rero yashobora gutekereza ko uyu mubyeyi w'inararibonye yaha umwana w'igisubizo, bityo umwana agasubira mu rugo rwe, agakomeza kubaka kandi akitwara neza uko bikwiye nk'uko yarabisanganywe. Nuko wa mubyeyi aricaza umukobwa we, mbega ibibazo mwana wanjye, lopaniye bashe mugarura, akeba kagiye mugarura, genda nawe urebe aho umuryango wabo, urebe nka grand frère wiwe, ubundi umuhe kuri ubwo bukire, ejo n'ejo bundi utazapfa wenyine. None se ko mwene wabo yagukongeje, nawe genda urebe grand frère wiwe, umuhe kuri ubwo bukire bwa mwene nyina, ejo n'ejo bundi mutazapfa mwenyine. Nuko wa mugore, dukurikije uburyo nyina yari nararibonye, aragenda bya bindi nyina mubwiye abishyira mu bikorwa. Nuko yakabutinde nawe aragenda kongeza grand frère w'umugabo we, muramu we,
bihwaniramo. Wagara frere abimenye n'umujinya mwinshi uburyo muri mu kazi we amukora ibintu bya mfura mbi akamuzaniye kabutindi, ararakara bikomeye cyane. Birumvikana hise kongeza umugore we aramwanduza iyo ndwara. Ako kanya agira umujinya w'urandura nzuzi, agufatira umukobwa w'ifura wa petit frere wiwe. Byumvikana wa mugore wajya kugisha inama kwa nyina nawe abaramukongeje, njyewe kabutindi arayimuzaniye. Nguko wa mukobwa nabimenye umujinya uramusya, yihuta none no kwa musaza we wo kwa se wabo. Nawe arakomeza bose n'umujinya, buri wese uko afashwe n'umujinya n'uburakari akurikije uburyo mugenzi we amuzaniye kabutindi atarabyiteze. Amahana aba menshi cyane muri uwo muryango, rubura gica, ishyano riragwira. Uko byagendaga bituruka kuri wa mubyeyi w'inararibonye agenda kongeza, buri wese agenda kongeza uko ashoboye, uburakari umujinya mwinshi cyane agenda kongeza. Hafi umuryango wose biza kurangira wanduye ya ndwara kubera uburakari bwagiye bufata buri wese akihorera. Ntuze kumbaza uko bakomeje kubana, umwe atavugisha undi kubera uburakari. Ibibazo ari byose muri uwo muryango badacana uwaka, buri wese abyimbye, imitima ibyimbye, imitwe ifunze n'ibindi byinshi cyane. Nta buzima bwongeye kuboneka muri uwo muryango, nta byishimo byongeye kubonekamo, kuko buri wese yagiye yikanyiza ashaka kwihorera, ashaka kugira umugenzi we nabi, amuzanira kabutindi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Wasanga nawe mugenzi wawe mubana ujye ufata urupfu mu ntoki ukarumushyira, ujye ufata kabutindi ukayishyira mu gatebo ukamushyira, ati ngo acyebo kajya wamugarura. Ngibyo twavugaga ko umuntu ashobora kwigiramo ikibi n'icyiza, ariko ubundi ikibi cyo ntikibaho. Umuntu arema nk'ubwiza. Rero ubwo bubasha, ubwo bushobozi, izo mbaraga zo kwa Sekibi zituma ushyira abandi kabutindi, ntabwo ari Yezu wazigutumye, ntabwo ari Yezu waziguhaye. Yezu duhabwa mu karisiya, mu ijambo rye mu karisiya, adutegeka gukora neza, aduha amahoro natwe akadusaba kuyashyira abandi, aduha umubiri we natwe akadusaba kujya gusangira abandi, dusangire nawe ubuzima. Kuko mu karisiya Yezu aratwiha kugira ngo tumererwe neza, kuko niyo buzima, niwe mazi y'ubugingo, niwe muti. Iyo rero wahawe karisiya neza, ubundi uri umukristo, uyipakuramo uburakari bwose kugira ngo ugenze neza. Za mbaraga za Sekibi ziba zikurimo zishobora kwinjira mu muryango w'uburakari. Ubundi iyo uhawe Yezu, za mbaraga zakagombye gushonga za Sekibi, ubundi ukambara Kristo, ukambara Yezu Kristo, ukambara imbaraga nshya, imbaraga z'ubugwaneza, gukora neza. Nuko ukipakuramo uburakari bwose, uburozi bwose, kuko uburakari bwabyo ni uburozi. Iyo wagize uburakari, umujinya utangira gusandaza ibintu byose, ugira nabi, kuko uburakari ari uburozi. Umuntu warakaye amenagura ibintu byinshi cyane, umuntu warakaye akora ibintu byinshi cyane bibi. Niyo mvugo igira iti dans la colère on n'agit pas. Ngo igihe uzumva uburakari bugufashe, uzirinde kugira igikorwa ukora, kuko akenshi kizaba giturutse kwa Sekibi, niwe uzaba ukubwirije ukamenagura n'ibindi byinshi cyane bibi ushobora gukora igihe urakaye. Igihe urakaye mubyeyi, ujya wirinda kugira igikorwa ukora, ujya wirinda kwandika, ujya wirinda kuvuga. Ubwo ushobora kuvuga ukavuga nabi, ukavugisha ijambo kibishye kubera uburakari, kubera ubwo burozi, kubera ubwo bubasha bwa Sekibi gutuyemo. Kandi Yezu we yaguhaye imbaraga, none wazipfushije ubusa. Ese uri umuti cyangwa uri uburozi? Uzana umuti cyangwa uzanira abandi uburozi? Ese ibitekerezo byawe iyo bihaye abandi ntabwo bijya biyobya cyangwa birayobayobora bikabora ingoma y'ijuru? Wasanga nawe uri umubyeyi w'inararibonye, iri ki se wabonye? Wasanga ari ishyano nyine. Wabona ishyano nawe, aho kugira ngo uwo mubyeyi mwiza ugatangira nawe ugahererekanya ishyano, bikarangira ubuzima bw'abandi uri kubutoba, uri kuboroga kubera inama zawe mbi. Babyeyi tujya inama, tukagira abana bacu inama. Porte malheur vraiment, ukaba utwaza shitani uruhago rw'uburozi. Kandi uri umubyeyi, uri umukristo, uri umugwaneza, uri umuntu w'Imana. Dore amazi atanga ubugingo. Ese wowe nyuma yo kwisuzuma n'amasomo y'uyu munsi, uri umuti cyangwa uri uburozi? Utwaye umuvumo cyangwa utwaye umugisha? Uruhago rwawe harimo iki? Mu nzu yawe harimo iki? Mu mutima wawe harimo iki? Ipakuremo ikibi cyose, uburakari, ishyari, ubugome, kuko ibyo byose ni intwaro za Sekibi zo gukuroga, warangiza ukaba ufite uburozi muri wowe. Mubyeyi, koko uri ingarani se y'imyanda kugira ngo ibyo byose, uburakari, umujinya byose ujye ubishyira iwawe, warangiza Imana ikabura umwanya wawe? Garuka mu mwanya wawe, maze umuntu mwiza
bityo ugukozeho agira ubuzima nk'uko natwe iyo dukoze kuri Yezu tugira ubuzima. Nawe rero utange ubuzima aho ugeze hose, urabe umuti ukiza abandi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ibintu ni byinshi bitabigirwa